Abakurikiranye igice cya mbere cy'iyi filime ahangaha no twarangirije aho wa mwarimu yanze kwandika uriya mwana wa Richard na wa mugore kazemera bya danje. Umugore yasavuga tumva uyu mwana niwe watesha akavuyo kose. Urebe kwa mwarimu yahisaza avuga tumva ibyo avuga ni ukuri. Umwana ati hoya barabeshya ati bose no babitangije nge ntacyo na kimwe nigeze nkora. Urebe yasavuga tumva barakubeshya rwose ati uyu mwana nta discipline agira ndetse n'umubyeyi wiwe. Ako kanya prince w'ikigo yasamurya urushi rambwa tumva ceceka aho bamusenzi we ati uri umwarimu hano nta gushinzwe kuzajya ufata abantu bamwe na bamwe ngo bandike abandi ntubandike. Urabyumva ati izo ngizo ntagarizo ndangagaciro z'iki kigo cyacu. Urabyumva neza ati undi munsi ntuzabyongere gutya ndanakwirukanye ntuzongeye kugaruka mu kigo cyanjye. Yasambwa Richard yasambwa tumvuka nguhize ukuri rero ati urebe kino kigo urebe amakosa yose arimo uyakosora utayakosora nawe vuba bidatinze ndaza kukwirukana. Urabyumva neza kandi Richard ajya urahisha umugore we Rebecca ko adafite amafaranga gusa yararake mujura ngo cyo tumva ibintu mukoze ntazongeye kubana n'undi munsi wa rimwe. Ko kanya Rebecca yatungurwa ati seri umuntu uri mu ntuki. Urebe yatangiye kwaza umugabo wari mu ntuki utegeka abayobozi b'ibigo bagakangarana bakacyuga ngatumva tuza rwose ati seri ati kangusobanura ati nta birenze n'ubundi nje nuko bandakaje nyine kwera umwana wanjye ariko ntabwo ndi gikomerezwa na mafaranga ngira ati tuza rwose pe nuko urabona ibintu wakoze twagenda tukabarega bikabamerera nabi cyane ati no mpamvu mukanze. Urebe kandi Richard afite amafaranga ye kandi ati oya ati sinzi gusa babana asavuga batumva rwose papa na mama barakomeye cyane ati nta muntu umwe watumenyera turi kumwe ati nibyo agaciro bya danje. Urebe bano bana sinzi niba arabo uyu mugore Rebecca sinzi kandi buke yagize inzozi arota abamutwaye abana batatu asigana n'umwana w'umukobwa ntibyatinze. Umwana asavuga tumva mama nawe papa mwaritse bano bana batatu bakaba bavandimwe banje tukabajyana mu rugo ati ndakwinginze mu mbabarire tubajyane mu rugo. Urebe wese bahise bareba naho ati sheri none se ko bana tutabazi uko turabajyana bahise bareba naho abana. Umugore avuga tumva ariko sheka twumvira umwana wacu kuko bano bana badutabaye yo bataze kuba ari bo bari gusanga n'umwana wacu yapfuye cyangwa nanjye napfuye. Abana base bagatumva rwose mutobare mutujyane mu rugo cyo turi kumwe nk'umuryango kandi wowe uri mama nawe uri papa. Sinzi abana ibyo bavuga nimba ari ukuri nimba ari aba ngaba nanjye nawe ntumbaze gusa nifatiyemo nta mayobera. Iyi episode ya kabiri ndagusaba ko wakora subscribe ni na episode ya nyuma irangiza iyi filime tuyitangire tunayisozanye nabyo byiza cyane. Abantu bagatumva rwose ati nibyo agaciro asabwa tumva mama papa natwe twese twuzuye nk'umuryango nta muntu uzigera dukoraho. Gusa umugore yikanzemo urebe ntibyatinze bahise baza mu rugo mukoza mu rugo yamanje koza umwana w'umukobwa ngo tumva mwana wanjye urasa neza rino joro hati genda ujye kuryama ndaje tuganire mu kanya ati undi nawe nazi. Urebe bwa bwana butatu rwahise babuzana hano bw'ubuhungu urebe ni ubushawurini bwakuriye mu gishawurini sinzi kugira ngo bajye mu gishawurini uko byagenze. Ntibyatinze bahise bazana akana kandi kagahungu yavuga tumva mana we ati niyo mugore wa mbere undereye ubusa. Yasonga tumva kwa kana ufite imyaka ingahe ati imyaka mito cyane kuryo nta bintu na bimwe nareba byawe byagiye ikintu kimwe bihindura kuri njyewe. Urebe ntibyatinze bakomeje gukora ibyo bakora akomeza koza abana biwe mukoza abana be n'ubundi yakomeje kuboza gusa kana akomeza guseka. Aba n'abana baje nabo ntagazi niba arabeho cyangwa atarabe gusa abana baje bavuga tumva papa ndamuzi ati na mama turabazi ati rero tugomba kuzabana. Yasavuga tumva ati rwose nibyo agaciro kuba mwanyemere kuzano ati papa wansumye kuko ati nsoma ariko atuma ko atarangije kunkarabya. Urebe buno bwana bwigirira brage n'ubwana bwiza gusa buraho ngaho buvuga ko abanga bari ababyeyi babo gusa nabo ntabwo abizi 100% wa gatatu nawe yaje uyu mugore aramutira kugira ngo amwoze narangiza wasanga abandi ukurikire. Ndakwibutsa gukora subscribe kandi like ikindi jya muri comment yawe kugira ngo byibuze munyere ko iyi filime mwayishimiye ibintu byose bigenereza cyane. Iyi ni finale turiho iyi ni episode ya kabiri angana tuyirangirije nk'abantu mwe. Ndakwibutsa gukora subscribe kandi jya muri comment yawe kugira ngo byose bigende neza cyane. Byatinze bakomeze gukarabya abana umugabo asigara aho ngaho umugabo gusa yagize confusion. Abana igihe cyose bazahora bavuga batumva rwose muri ababyeyi bacu ati wese sheri bimeze bite ati bimeze bite ati njye naguri buze kunkarabya ati genda wikarabye nawe shati ndeka ngewe nyine. Urebe umugabo yasigaye aho ngaho kuko yese yakira telefone mu kwakira telefone. Urebe yase yitaba atumva ati Mireya ati ndagarutse vuba vuba. Urebe ni umukobwa wamuhamagaye ati Mireya koko wa mukobwa bitare yahise ava ku kibuga ayisaza ku kibuga cy'indege uko niko yambaye yahise akora muri ntete ati ngiye banyitareya ndagarutse ati ndaje mpangane nawe Richard ati ugomba kubanya uko byagenda kose. Uyu mukobwa sinzi ngati yaturuka he ati Richard ugomba kubanya uko byagenda kose. Ntibyatinze arakwereka aho Rebecca yararyamye yaratuje ameze neza gusa yararanye n'umugabo akangutse mu gitondo asanga umugabo ntawe uhari yagiye kare gusa yibuka ko yamuteruye nijoro akaza kamutereka ku gitanda akamuryamisha irangiza akamworosa. Ndakwibutsa gukora subscribe kandi like. Jojo ndakwemera cyane ni umukobwa bita Jojo Disi nabonye igihe cyose ahora muri comment kabisa.
ndabize Joan Nsatirega ati muze turye so ababishaka na uradandika kabisa nakwemera byadaje byatinze yakangutse mu gitondo umugore akangutse mu gitondo yasanze abana bamutegereje ndetse n'umugabo wamutegereje ureba yasabwa tumva mama ati fata imyenda wambara nujya ati uyambara uje mu kazi ati nagutema imyenda myiza cyane aturakoze cyane mwana wanjye urebe undi nawe arambwa tumva ati fata nawe n'uburoso ubrose ubundi woge uhita ujya mu kazi turagutegereje dusangira two kurya twa mu gitondo atumva uyu munsi uromeze neza cyane ati ndagukunda cyane rwose mama n'umutima wanjye wose aturi mama wacu abyanga wabyemera ati yo ndagushimiye cyane mwana wanjye ati rwose ni byiza cyane umugore yatangiye kubona abana byibuze ari umuryango mwiza wese abatumva mama nanjye ndagukunda cyane ati nifuza ko igihe cyose twazagorana ati bana banjye nanjye ndabakunda urebe n'abana bane umukobwa umwe n'abahungu batatu kandi umugore igeze kurota abana batatu ababyaye abana bane gusa abana batatu bakaba mujyana agasigarana umwana umwe ndakwibutsa gukora subscribe kanda like Jojo Mungire mugarukeho nta muntu utajya muri comment zanjye bamaniriho mwese ndabemera cyane muri comment mbabona uko bwije nuko bukeye mukomeze mukande like mwabantu mwe mwanyitse urukundo rudasanzwe kandi nanjye ndabakunda bimwe birenze cyane byatinze umugore yasajya mu kazi nk'ibisanzwe yaje gusajya mu kazi abana basigarana papa wabo basigara bikinira ngo mu rugo byatinze uko bakina barakwira ukanya wa mugabo yaraje uyu n'umukozi uyu mugabo nubwo se yigira ngo ni kazi ne wiwe niko babeshye Rebeka yaje mugatumva boss rero hati se bano bana niba nabahe atumva twige turabana ati turabana mu mwaruno rugo twige turakomeye cyane ati ntawadukoraho umwana nawe ndavuga tumva ati mwebwe ntabwo tuvukana ariko mu maraso pe atumugwa nubwo mwaje hano ya ni byatinze assistant yasema gatumva ati boss rwose ati muri company ntabwo bimeze neza pe ati business tangiye kugenda imanuka ati naga kazi kari gukorwa neza urebe yabitekerejeho mu mutima tuyakuvuga tumva umwanya wose nawohereje runo rugo naruhereje umuryango wanjye atariko mu kazi ntabwo bimeze neza yabitekerejeho nk'umugabo abona ko agomba gusubira no mu kazi akagenda agakora byose bikagenda neza kwira ko umwanya munini cyane aho marane kumwe n'umugore we n'abana be n'umuryango we yambwa tumva okay nta kibazo byose ndaje byitaho ndaje nze mu kazi byihuse atowe n'ubugiye rebe yase mvuga tumva ati bana banje bundi ati ngiye kugenda ati murasigara ndi papa turasigara ntacyo bitwaye ati none se ati iyo murebye mubona koko papa wanyu mudarone igihe kinini cyane atabakene kujya mu kazi urebe ubwana bwo buhungu yase avuga tumva rwose ugomba kujya mu kazi ugakora cyane ukagira amafaranga menshi cyane narenze ati turabizi ko ufite amafaranga rwo abiyishe papa nubwo amire ngo abiyishe mama ariko ufite amafaranga vuza tumva iryo banga uzarigumane aho yatamga tumva rwose papa uzakore cyane ahubwo ukorera amafaranga menshi cyane ati ibyo ngibyo nibyo mama zishimira cyane kurusha ko waba umukene urebe ati nta mugore wishimira kubona hari umugabo w'ukennye udebere abana disa abahungu bo ndabazi ko nyine umugabo agomba gukora agakora amafaranga menshi cyane ati papa uri umukozi w'umuhanga turakwemera cyane kandi ibyo ukora byose bitugirira akamaro ati mwabana mwe rero reka na dadi wanyu ajye mu kazi namwe musigara ngamukina ati gusa yasema gatumva papa ngenda ndagusezeranyije genda ndasigara nita kuri mushiki wanjye nabati nanjye ndita kuri mushiki wanjye nisi bakunda mushiki wabo ni mushiki wabo mwe bafite yasema gatumva bose ko muri batatu mujye mwumvikana ati mwese ko muri bane mujye mwumvikana ati gusaka amazimba ajyanye kwa shoppingira ntibyatinze yasafata abana ako kanya yasabwa tumva mbega ubuzima bwiza bwo kubamo we ati nibwo buzima bakireba bamo ati nibwo buzima nani nahombye babasha urini ateka tujye gushopinga n'abana bane na papa wabo bahise bajya mu modoka vuba byihuse kugira ngo abatware bajye kwa shoppingira imyenda ntibyatinze bakigeraho ngaho bagomba gushopingira abakozi bose bagenda bategereje boss akigeraho ngo base bamufungurira ni umusore ukiri muto cyane ufite ayiwe afite abana bane bose bameze neza abangaba bavuga tumva mana we mbega umusore mwiza ukiri muto aturabona amafaranga afite atireba ko ruteza ako kanya afite abana bane bose bahise bavayo bose ku burinete bwabo bwanabuza bwigira nk'uburenze agakobwa nako karaho ngaho bose batungura ati mbega umuryango mwiza yavanyo n'abana be bane abakozi nyuma undebere foto ku ndari nziza cyane mw'abantu mwe ubwana bahise buvayo undebe ko nguko niko bumeze papa wababitaho ko bwije nuko bukeye umusore ufite amafaranga ye yabyaye akiri muto ameze neza ntaribi gusa bano bana batatu sinzi nimba arabiwe ntibyatinze urakwereka Rebeka ari mu modoka agiye mu kazi yabonye sekuru w'umugabo we aravuga tumva mwana we bagiye kumugonga yabonye ari imodoka vuje yirukanka ahita amuhamagara ati sogokuru uva mu nzira atari imodoka yamutukije kukugonga barakwereka rakamutuka kumutukaje kirukanka kajya kugonga no musaza barakwereka ukwanya Rebeka yasazana imodoka atayitambika kakamutuka kumutuka atakaza kwita kuri ya modoka ya Rebeka ku kanya umukobwa batabaye umusaza ntibyatinze kanya yasaba yakira telefone atumva ati yava vuba nguke hano ati dore ibintu ntago bimeze neza ati umugore washaka koza impanuka akaba amerewe nabi cyane yasabwa tumva ita ku bintu byose ati ngewe ndaje urebe uyu ni sekuru wa Richard yasabwa tumva wa muko ati wowe nanone urebe umukobwa asava mu modoka aravuga aza korora
atamaze ati se mukobwa wanje umeze neza nta kibazo ufite ati grandpa meze neza rwose nta kibazo mfite ati nyine gusaba yo gukorora ati ariko yareba kugonza ukanya uyu ni wa mukobwa twatangiranye avuga ati ni Leya ati ndazi ahamagara Richard ako kanya yasaza agiye kubita umusaza urushyi ako kanya Rebeka samufata ngo atumva we gabanya ubugoryi umukobwa we yanakomeretseho batabanaribana umukobwa se batumva ndakuzwa umukobwa wenda kwibuka urebe aramyuka muri ya hoteli wa mukobwa yararyamye urebe yasamuga atumva wa mukobwa ndakuze neza ijana ku ijana ati wagisaza we ati urabona kuntu tumye imodoka yanjye imera ati ugomba kwishyuka byagenda kose turamereza miliyoni se batumva wowe wari ugonze ugiye kunyica ngoreze n'amafaranga nta soni urebe yase mwatumva mukobwa wegabanya induru ati wikomeza kunyitambika yase afata umusaza amusunikira hasi ukanya Rebeka atamuzamura ngatumva we nta muntu ujye umenyera ati ngende mu designer natsinda ibikombe byinshi cyane n'ipusi tasimbuka byumva neza ati ngende ntuzamenyere rero ati ndakomeye cyane ati modoka mwagije uza amafaranga igura ati apana iki kimodoka cyawe cya fake yambwatumva murama amafaranga murama miliyoni imwe ngende nkoresha imodoka yanjye murabyumva neza ati mwebwe mutumye yangirika uyu mukobwa Leya yarebye Rebeka avuga ati umukobwa ndakuza ati ndakwika muri hoteli byatese ngatumva urashaka ko nkubita se ngaho nkubita urebe ko intamazi kwa urebe ko imbwa zikurya bigirageze se Rebeka agira umujinya uramuzi nawe nindwanye nta mikino agira yazava mu rushyi rwihuse umukobwa mukabije ngo atumva mere ati wowe bigirageze ngwita uruki niba uyaminiya urebe ko imbwa zikurya ukanya Rebeka za mu rushyi rwihuse nawe atumva naso urankubise wowe aturankubise atekanze nkwereke reka mamagare urebe ikigiye kukubaho urebe ntibyatinze umusaza bakwise hasi we arayimereye nabi ndetse abangaba abane basaza birwariye bya birwara nyine by'iza bukuru ntago bameze neza batumva yase mugatumva mwana wanjye mpagurutsa ntago meze neza tumujyane ati mumfate mujyane kwa muganga rwose ntaza gupfira hano yase mugatumva muri jya hehe ati nanu muri buze kugira ngo mbakonze komereza amafaranga yanjye umusaza nta ntamuje ati mama amafaranga koresha imodoka yanyu yase mugatumva nta mafaranga mfite ati wari unyangije ugiye kunyica none ngo wereze n'amafaranga nta so mugira wowe urebe uyu mukobwa uri hano ariyemera Leya yase mugatumva yagereza aho ngaho yase mugatumva reka mvuga agatereka ngufate video noneho ndebo uwo mu designer wacimira bigaciye kunako sa miliyoni abantu kandi afite amafaranga urebe yatangiye kumukamera umukobwa atavuga tumva kuri ibyo ngibyo aho ngaho ni byatinze Richard yayisaza azahinduye imyenda kugira ngo umugore ataza kumukija mijisho afite amafaranga kukanya Leya cyona Richard yasemura tumva ntabwo amagaye kare cyane ati niwe nanije no kureba ati mana Richard umeze neza yabwa tumva ndekura ati Leya ndekura narashatse mfite umugore ngo warashatse ati washakanye nande urebe yase ngatumva sheri ngwino rata ati sheri urabona kuntu akererewe kuzano Rebeka nase ayisebya kuri umukobwa kugira ngo amwereke ko yari umugabo we ati washatse uyu mukobwa niwe mubana ati nta soni yabati yego nyine ati ndo umugore rwose 100% kandi wanabihindura Rebeka nawe ariyemera arirya nawe nta mikino agira yushatse kumusuzugura nawe gusuzugura byikubye yambwa tumva Leya yakomeza inzira yawe atundekera umuryango yambwa tumva ntago uginduka we rwose pe aturacyari wa wundi atundi kucyo udahinduka no kubera iki urebe Rebeka yasambwa tumva ariko se nta soni wowe Leya ati wa mukobwa acicika aho ngaho ati reka mubyize ukuri kumbi ari kwibuka ibyabaye wa munsi ubwo Rebeka yari byaraga uyu mukobwa yarahari asategeka abaganga tumva abo bana batatu b'abahungu mugene bajugunye mu mazi ubundi umusigira umwana umwe w'umukobwa urebe uyu mukobwa gumbi byose arabyibuka Leya burya biriya Rebeka yarose ni ukuri ntago ari inzozi yabyaye abana batatu b'abahungu uyu mukobwa Leya arategeka tumva abari abana batatu mugene bajugunye mu mugezi ati mu musigiro umwana umwe w'umukobwa gusa ndebere yasembwa tumva Leya ndakwiyamye atutonje gusuzugura papa bikaza kuba nabi cyane atabwo ize twigendere aturikane n'uyu umukobwa amusiza aho ngaho ati Richard ibyo wakora byose uza wanjye uko byagenda kose ati abana batatu n'ubundi barapfuye ati mbishaka nari kubica bose kandi wari kuba wanje pe kumva uyu mukobwa yakunze Richard byadanje kugeza ubwo Richard yisanze akora biriya bintu yose sana mugatumva ntusishiri ati komeza mu kazi kawe nanjye nje mu kazi kanje ntacyo bitwaye ati meze neza ntaribi cyangwa ati mwana wanjye ati wajye usira mu gikwa gicunga umugore wawe koko ati ntubona ko hari abantu benshi bashaka kumugira nabi ati rwose soguku ndatekereza umeze neza nanjye meze neza ntaribi ati nanjye rero reka nje mu kazi ati nanjye ati nawe ujye mu kazi turaza gusubira ntaribi urebe bakomeje kuganira avuga tumva gusubira mukobwa mana yanjye atura mukobwa ngiye ntabwo nigeze mukunda bena gake ati mukobwa wacu uje mu kazi ibindi byose ubireke ibyateze sazaragana umusaza ngo atumva papa reka ngubwize ukuri ati ibintu bizabigira ibanga ati uriya mukobwa nagakunda umusore ufite amafaranga kandi yafite amafaranga urabizi ati ibintu bigira ibanga ntaza bimenya bena gake urabyumva neza atese wa mwana wazamubwije ukuri ubundi kutazamuhisha ukuri igihe cyose wazamubwije ukuri urebe ati papa oya ntagomba kumubwiza ukuri ati ko mumubwije ukuri byata bigenda nabi cyane ati ariko ntago uzahora umuhisha ko uri umukene kandi ufite amafaranga yawe ati papa wituza ntuzabimubwire ati nyenza bimwibwirira ati tuzarira ngo atoke nta kibazo ntacyo bitwaye ati nge nikigera nzabimubwira urebe akomeje no gutana braga ngaho nk'umwana na sekuru
ngo ati sori ati bundi soko wazaje ukaba mu rugo ukaba uri kumwe n'umuryango twatumeze neza ntaribe atumva nge ntago nahitanza kano kanya pe ati ntago nahitanza ati rindira nge nzabanza rwose nugira ikibazo atoke ntacyo bitwaye bakomeje kwitera brage ntibyatinze urakwereka ako kanya yaje mukuza mu kazi ni Rebecca manager asavuga tumva uyu ni umukobwa Rebecca rero aticara hariya niho hantu uzajya wicara ujye kuzajya uzuka muri campaign cy'ibintu bijyanye no ku designing yahise ahura n'abandi bakozi atenge kubasuhuza tumva ati ntaje banyita Marita rwose atumeze neza se ati umukobwa mwiza cyane atutiye neza pe wa mukobwa we hori mwiza cyane birenze yaramutakagije umukobwa akimubona bwa mbere Rebecca nawe atumva nawe uvuga neza cyane ravuga tumva rwose umukobwa turakwishimiye cyane manager asavuga tumva rero ati Rebecca hari umuntu ujye kuzajya mukorana hano atomujye kuzajya mukorana nta wundi ati ni Leya ati mu designer twemera yajya atsinda ibikombe byinshi cyane umukobwa yavuyeyo ati umukobwa ramugeze niho mujye kuzajya mukorana undebere ni Leya yasavuga tumva byiza cyane ati Rebecca ndogenda kubonye ati byiza cyane ati ugiye kujyanda control yanjye ngiye kuzajya kugira ibintu ugiye kuzajya ukora ati byiza cyane kuba ugiye gukorana nanjye ati ndatekereza ko byose bizagenda neza cyane ati ndaje dutangirana akazi bwihuse Leya yasavuga tumva mana we uyu mukobwa noneho araza gutuma nkurano neza koko ati umukobwa ko mbona ari umugome ati twahuye kare ati turarwana sinzi nimba ataza kunkora ibintu bya mfurambi ati yashatse kunsuzugura ashaka no kubita sekuru w'umugabo wanjye sinamworohera ati gusa ntacyo bitwaye ati kankora akazi ntaribi ati gusa Imana imfashe mbashe kuba nakorana nawe kuko kano kazi ndagashaka ntabwo atumva tuza wowe tura mukobwa ariyemera bya dance byo kubera ko yatsindiye igikombe akigira mu designer wa mbere atasigaye yemera bya atari ntibyatinze yahise avayo Leya atazana ibifayiro ngara bwatumva fata n'ibipapuro ugende bifotoze ati ibintu birangire Rebecca se ngo tumva yeka ubwiza ukuri rero ati naje no kuba mu designer ntago naje no kuzajya mfata ibintu ngo ngere mbifotore urabyumva neza ati wikitiranya akazi urebe Rebecca rero nagavugirwamo nagabashaka gasuzuguro nabashaka kumusuzugura rero mgatumva ntagushaka kubikora se nimudashaka kubikora ati bivuze ngo n'ubundi ntagushaka no kazi okay nimudashaka kubikora ngaho ivira hano wicendere kuko njyewe ugukontrola ni njyewe uri mu bibasha bwatereka mu bifatanye kubyifotoreza ntacyo bitwaye ukanya yaravuze atumva okay nta kibazo mabusha ati kanje bifotoze ati ndishakira akazi yarabifasha ajya kwifotoza umukobwa atangiye kumugendaho Leya abamutwaye umugabo urebe niyo kandi afite yose kugeza ubwo yategetse abaganga ubwo Rebecca yabyaraga abana batatu biyo b'abahungu akagenda bakabajugunya mu mazi akabicisha agasigarana umukobwa umwe ntibyatinze umukobwa yahise aza Leya atazana umusore ngatumva reka mubwize ukuri rero ati mfite miliyoni 2 ndabanza guhereza miliyoni 1 ati ndashaka ko umfatira uriya mwana ndetse na nyina ukabanshimutira ati bose nkabakora ibya mfurambi bakajya mu biganza byanjye kugeza ubwo nigara Richard akabuwanye mgatumva ese Richard ko kamariza saba yaye ati muri hoteli waramuroze mu kumuroga atagenda dadabirana yisanga mu cyumba atarakwiye kujyama atari ko sinzi ko bizagenda neza pe ati ibyo wakoze byo tujyagiye byanga batumva wigabanya amagambo ati fata miliyoni 1 miliyoni 1 atushaka kujya uzanshimutira uriya mwana we cyane by'umwihariko kugira ngo bashe kubona abakontrola neza 100% urebere ya gahunda atangiye gashaka kwigurira Richard sinzi nimba kwigurira Richard umeze kuriya ufite umutima mubi nguwo ahubwo ndibaza Richard namara kumenya ko bamwe Rebecca namara kumenya ko umukobwa yamwiciye abana be batatu b'abahungu izagenda bite ibyatinze urakwereka hano bakomeje mu kazi manager bagatumva rero hari competition igiye kubaho hano competition igiye kuba hano kama aba designer atera amakote dushaka muzakora uzatsinda atongo azabarenze azaba promoted muri iyi company yacu taza tumva okay ntacyo bitwaye unireya ati byo nibyo ni ibintu byanjye rwose ati ngiyewe ati ntabwo nahawe ibikombe by'ubusa ati ngiye kubigerageza uyase mugatumva ati yase mugatumva nose ko dukeneye design za kera ati amafoto ya kera y'abashinwa ati twayabona twaheraho twireferaho ako kanya Rebecca se mugatumva njya amafoto ariko ndayafite ati amafoto ndayafite ati ibishushanyo ndabifite twakireferaho dushaka mu design twakora y'amakote dushaka kuzakora yavuze atumva ati koko se urayafite ati Rebecca urayafite urebe yase yabaza Rebecca niba afite ayo mafoto ashushanyije izo design bashaka ati mbabwiza ukuri ati reka mbabwiza ukuri ibyo bintu birahenze pe ati birahenze sinzi ko muri iki gihe hari wabigikura izo design ati sinzi ati umukobwa kuko urazifite Leya ati amine Rebecca urazifite nazo tumureka tumwizere ati ahubwo natujyaniwe atwereka ayo mafoto ari izo design turebe nimba koko ibyo atubwira ari ukuri araba ari umuhangu n'umukobwa ataraba turenzeho umukobwa gusa nubwo abyemeye sinzi niba afite ayo mafoto ari ayo mu design bashaka haza tumva okay byiza cyane ati uko wanamugani nkuko uvuga ko ufite ayo mafoto ari izo design dushaka ya kera tubwira mu numwe wayabona kuko ahenze atoke
tujyane mu rugo ntacyo bitwaye, ati nanjye nitereye kuba twajyana. Urebe umukobwa yarabyemeye, umukobwa gusa yasa afite telefone atahamagara vuba vuba, urebe yasa ahamagara mu rugo aravuga ati umva bana banje rero hari abantu baje mu rugo, urebe yasa ahise ahamagara abana be. Ako kanya abana bahita begera telefone ati mva mwana wacu rero, ati bana banje ati abantu bagiye kuza mu rugo kandi ibyo bishushanyo nta bihari nta n'ibyo nanabona, ati rero ati mushake kuntu mufunga izo nzugi zose ntibahagire ntibinjiremo aho ngaho. Kumva umukobwa agiye kwishyiraho gutya atabasha ko yakikuraho ayo mafoto ntayafite ari izo design, ayasamagara abana mu rugo kugira ngo bafunge inzu ntibinjiremo. Urebe ibyatisabwa tumva reka duhamagare sogokuru rero tire ko yadufasha nimba ayo mafoto ari izo design yayadushakira tukayashyiramo hano mama ntasebe. Abana bose bagatumva duze umugambi mama wacu ntago yaseba, ati kanze mpamagare sogokuru adufashe. Yasamagara sogokuru we ati sogokuru dufashe hano, bahita bamubwira abana atabamubwira ibibazo bafite. Kukanya sekuru yasapakira koko yasabahereza amafoto ari izo design, aravuga tumva ati izo design nazibitse igihe kinini cyane, ati sinatse ko umuntu muzongera kuzikenera, ati ariko zirenze cyane, ati muzifate muzijyane mu rugo rw'umwuzukuru wanjye muzimanikeyo, dore hari abantu baza kuzireba. Kumbi Leya yabikoze azi neza ko nta nizihari, koko nta nazo yarana Amini Rebeka yabikoze azi neza ko nta niza afite, ariko barakwereka sekuru w'umugabo we urebe ibyo akoze. Yasabwa tumva abuzukuru wanjye mukoze ibintu byadanje, ati ndabemera ntabwo mwatwanye kwa seba habe na gakeya. Bahise baza ngaho mu nzu yo kwa Rebeka, atavuga tumva we mumanike aho ngaho, ati mumanike n'ikindi hano mumanike n'ikindi hari. Abana barwanye kuri mama wabo we ntanazi ko abana bahise bapanga ibipango, atamamagara sekuru kugira ngo aze abafashe kuba bashaka nyine aya mafuta ari izo design. None ndebere umusaza sabikora vuba basanze n'umusaza zifite kandi ngo zazimaze kinini cyane kuzibona byari bigoye ngo zibazihenze. Ndebere ibyatinze basi bafata izo design bazimanika ngaho mu nzu, gusa abana basigara aho ngaho. Abana bafashije mama wabo kugira ngo bashe kuba bamuhereza izo design. Ntibyatinze koko Rebeka yarabazanye abazana aho ngaho, gusa bazana kuyindi nzu itariyo. Atavuga tumva rwose ndikora n'urugimba bazanye urutaro kwasha kwa rwafunguka. Leya tumva watugara ko kufite izo design zirahenze cyane, ati sisiko muri iki gihugu hari umuntu wabo zisigaranye, ati ngo atwereke rero, ati twereke izo design turi gushaka turi ko twazibona koko turi ko twazazirefera dukora ayo makoti. Urebe gusa umukobwa Rebeka icyo yakoze yabazanye ku yindi nzu itara. Tumva oya hano rero, ati twayobye, ati reka tujye handi atanga ntago ariho. Ibyatinze aje hano ku rugi, mukuza ku rugi rundi yabazanye ku yindi nzu itari yiwe. Urebe yasabwa tumva rwose munyanganire, ati urufunguzo ndiko utari gukora neza, atari kureka tugerageze ntacyo bitwaye. Yashyizemo urufunguzo rwanga kujyamo, ariko babeshya ari amafuta ya design ntayafite nta na make yape, nukwiyemera gusa. Ariko abana be bamufashije ziri mu nzu ye ntago abizi, gusa yasabwira abana ati mufungure urugi hari abantu bagiye kuza kuki hari design bari gushaka kandi ntazo mfite. Urebe none abana bamufashije bahamagara sekuru wabo, brangije sekuru yazibahereza bagenda bazimanika aho ngaho. None umugore yabazanye ku rundi rugi avuga tumva none se imeze imiti, ati gufunguka byanze. Leya asabwa tumva nta kibazo reka mpamagare hari umuntu ujya uncurira ifunguzo uzi no gufungura inzu, atereka muhamagara ze runo rugi nimba rwagenze gufunguka rufungure ntacyo bitwaye. Ndebere umukobwa se yahise yumva runo zimwakiye byadanje, yasamagara tumva ati poi ati yava vuze hano hari ugi nshaka kumfungurira. Umukobwa Rebeka yahise yikanga, ati ko navuye kumuhamagara, ati kanze gerageza ndeko nabona undi rufunguzo. Asaba tumuntu se fungura nyine, ati cyangwa nimba bidakunze atereka twisure twigendere tuzagaruka ubutaha n'ubundi kugira ngo bacuruge. Ati oya yatwemeka afite ayo mafuta ari izo design, atugomba kugira tuzirebye kandi ashaka kuba promoted. Ati murabyumva rero, gusa Leya we yakomeje guhatiriza azi neza ko ayo mafoto ntayo yabona. Ndebe koko hahise haza uwo poi aje gufungura urugi, avuga tumva reka nze ndufunga atarufungura. Leya asanga tumva oya, ati wirwica, ati mfite urufunguzo reka ndebe nimba nabandi ufite reka nisake neza, ati ndaje ndebe ko narubonamo ubundi imite mfungura. Barege gucurugirwa abandi kandi inzu bagiye gufungura nagari yabo. Ati oya gufite ubwoba bw'ikisi woni Leya ati ufite ubwoba bw'iki. Rebeka ati okay reka nkoreshe no rufunguzo ndebe ko nafungura. Ibyatinze yafashe urufunguzo arategereza kugira ngo afungure. Rebeka yababeshya bazanye ku nzu itari yiwe. Ayo mafoto ntayafite, gusa abana bamukoreye ikintu atanazi. Ndebe yagize ngo afungure, akizemo atangiye gushyiramo urufunguzo ndebere mu isere kugira ngo afungure. Ako kanya yasaza umwana we atumva mama kuki atumaze gusaza, ariko ati wayobye urugi, ati ngwino nkwereka, ati ngwino
ati ngwira nkwereke indi nzu, ati iyo nzu ntago ari iyawe, utebere. Abana bese ati mama fata inkweto wambare, undi ati umva fata isume ujye muri dushe banzi woge, nibagize weka abantu ibyo ushaka hano. Urebe abana bahise bazabahita bafasha mama wabo yaratangiye guseba. Urebe yaza tumva bana banje kose ndabashimiye cyane, tubona abantu b'ingenzi. Rero yikangamo ati bana bane bose nabawe. Urebe kandi abana batatu ya barebeka yategetswe muganga akimera kugira ngo babajugunye mu mazi, niba ari bano bana nanjye nawe ntumbaze. Yasabwa tumva mama turagukunda cyane temurakaza neza, ati dore ya mafoto ari gushaka dore ngaya. Urebe bahise baza hano bareba ama design, bareba ya mafoto tumva dore ya mafoto twari tumaze ikindi cyane dushakisha, ati turayabonye. Ati mana we aya mafoto se koko ati sinanzi kakibaho. Undebere ako kanya umukobwa yahise atungurwa, Rebeka atatungurwa yibaza ibibaye biramuyobera. Ati mama twebwe turatekereza cyane, ati turi bane hano, ati twahuje imbaraga byose bigenda neza. Yasegera abana bati bana banzi mwabigenje gute, ati kugira ngo tubona no mafoto, ati twahamagaye sogokuru wacu tumuhamagaye, atubwira ko aya mafoto yafite, atayohereza abahungu biwe baza kuyamanikamo hano. Ati twagufashije mama, ati turi bane twese turi umuryango ukomeye cyane, dufite imitwe itekereza, niyo mpamvu natwe twatekereje turamufasha. Ati bana bagenda ndaza kwagurira kantu we, ati murantabaye byatari. Batangiye kuza kureba ya mafoto bose baratungurwa. Ati nsi ibyo mwashaka kureba ntimwabirebye, ati gusa ntabwo mwagenda ntabagaburiye, ati ndifuza kubagaburira. Ati yego mama uzi guteka, reka ubagaburire twese dusangirire hamwe nk'umuryango. Ati niba abantu mukorana ku kazi ni iby'agaciro. Urebe yasabwa tamva ahubwo reka ndikona amasaje, atereka duhamagare abakozi hano bazi badutekere. Ati baba batetsi bazi guteka muri iki gihugu bya danje, asaza abatetsi ba danje bavuga tumva uyu mutetsi abaho. Ati wa mutetsi nemaze ishini cyane ntabona, ati ndamubonye, ati mutetsi azi guteka bya danje. Tumva reka twicare tuze gusangira iby'umugoroba turi kumwe tumere neza nta kibazo. Atumva nta kibazo rwose turasangira pe nta ribi. Ati okay nta ribi rwose mwicare dusangire nta ribi, ati araje badutekere twisangire nk'ibisanzwe mu nshuti zanjye. Uyu manager watumva gusa ndagushimiye mbere na mbere ndagushimiye kubw'aya mafoto, turadufashije mwe birenze cyane. Tugiye kuyakoresha dukora za design zari amakote dushaka kandi ikindi uyisuba promoted ari ndi nuzamutse mu yasavuga tumva umukinnyi wahise umwicareya. Ati ibi ngibi ariko twahita twikomeza tukajya n'amavuye kwicara hano ngo turire hano mu ngaruno rugo. Yavuze ati hoya, ati ni mucuti wacu ugomba gusigara hano, ati mudashaka kurira hano ikomereze wigendere, ntacyo twebwe dusige hano, twe dukeneye gusangira n'uyu mugore kuko namaze kubona ko ari inshuti yacu. Yavuze tumva nimudashaka kuri hano reya, ati komereze wigendere, n'ubundi wowe uri umudesigner wa mbere muri iki gihugu, wacha ukajya mudashaka kurya ibiryo byanjye. Ntibyatinze bahise baza gutegura hano ku meza, bazana amafoka aho ngaho. Aba ni abatetsi badanje mu gihugu baje kubatekera. Yice dafite amafaranga yiwe gusa ajya bishu no mukore wiwe. Ibyo tuzavuga tumva umukobwa we ati ndiko nateguye ibiryo byiza cyane, ati kandi ufite umutima mwiza. Barakwereka reya agize ngajye kwa bya biri yasabwa tumva hoya ntukoreho. Rebeka asabwa tumva nturye, bavuze ko utari buze kujya gukeneye kugenda. Ati rero biryo byanjye ntabwo wabirya rwose pe. Atumva barire. Rebeka nta mikino agira, yasabwa tumva yasakoma mu mashyi avuga tumva twabyumvikanye ariko bivuze ko utaza kurya ibiryo byanjye. Ati wikibeshya ngo wasa mu biryo, atabwo ufata ibindi bitandukanye n'ibi ngibi kugira ngo byibuse bikuvura isoni uburyo kuri ibyo bisosi birimo aho ngaho. Ati nibyo byonyine ukwiriye, ati ko ibi ngibi ni ibyanjye ntago ari ibyawe. Ati napazi umubare w'abantu bakeneye kurya abari wonyine nkomandinga barabatekera. Ati wowe rero ntago urimo, ati fata ibi ngibi abari ibyo urya. Rebeka nta mikino agira, yahise amusebya abo bantu. Ntibyatinze bakimara gutaba ngabo yahise yisigara hano mu rugo. Abana batabaze kureba mama, ati mama urananiwe se? Ati ntabwo duce ibintu twagukoreye koko. Yasaba tumva abana banjye ndabakunda cyane mwe byatari. Mwana ati natwe mama, ati natwe mama turagukunda cyane, ati ko turi bana hano turatekereza cyane kandi twese nidufatanya urugo rwacu nta muntu uzigera ruvogera kandi nta muntu uzigera useba hano. Ati none se mama ubundi wazaretse tukazajya tujyana ku kazi twagufasha gukora akazi nimba kaba kakugoye. Ati rwose dufashe pe. Urebe ati ariko ndikubona tunasangiye nawe mama, ati turasa neza 100% ataganga kanya nakawe. Ati birasa ureba abana batangiye kumushomba umunwa. Umwana ati mama rwose natwe turagukunda kandi tugukumbuye, niyo mpamvu ujye tuba hafi natwe tuya tukuba hafi. Ati nka mama wacu, ati bana bagira n'undi ndabakunda n'umutima wanje wose. Ati nta muntu umwe wabandutira, ati twese turaseregaga, ati twese turasa n'ubundi turi umuryango. Ati rero nta ribi. Urebe kandi ko bano batatu bashobora kuba ari abo uyu mugore. Urebe kuko abana ngo bajugunye mu mazi. Ntibyatinze umukobwa yasabwa tumva reka njye kureba manager wiriya kampani ndi gukorera kugira ngo ndeko twahuze ibintu byose bikagera neza. Agifungura aje kureba manager yasasanga umugabo we, kandi uyu mugabo ni nawe boss wiriya kampani y'ubu design akinjiramo. Ngasanga tumva nuse kurana uri kwakora iki? Ati nanje hano
ati nje kureba sogokuru wanje, ati sogokuru wanje nanje kubura nanje kugira ngo tuganire. Urebe uru rugo ngo rwa manager wiriya company umukobwa ariko raje gura na manager ukanya kumbi sekuru w'abana ari kumwe n'abana be yasanga tumva papa rwose ataje hano nta nugazi kabana bari na hano, ati nanjye ndi hano, ati rero fasha umwe ko ari we manager wiri company kandi azi neza kuko azi ko nyine aranga atuye, ati romba barira, ati ntamenye kari njewe, ati bihishe byatinze yasa atava tumva bana wanje muri hano, ati mwageze hano ryati mama, ati papa wanyu yasaza kubareba, aya mini sogoko wanyu yasaza kubareba, so tumva mama twaje gusangira na sogokuru twese koko, ati ntubizi se, ati twese turi hano, ati byose bimeze neza cyane, atanu hari ibiryo tuba duhari, atabwo nawe mama ngo nitujoininge rwose ntacyo bitwaye. Urebe uyu musore Richard ageze ko shoye ko kugira ngo yise umugore ka afite amafaranga ukanya ko gahita azegera ayegera sekora ngo atumva mwese, ati bimeze neza, ati ndi kubona uruguteka, ati siguteka uri kubona ko wabibasha, ati ko kintu cyakumenye ko nenshi kuri manager w'iyi company nkorera, ati yaba design ya company ikora design, none manager wayo ni ati ninjye rwose pe, ati ninjyewe nubwo nigize umukene, yasimba tumva rwose, ati sogokuru wanje niwe manager w'iyi company rwose pe, ati sinkubese, ati niwe ukora buri kimwe cyose, ati umuhungu wanjye ntabwo yabikubwiye se, ati kuki yakubese no kubera iki, batumva oya ndetse yaje gusabiriza ufite amafaranga koko angana gutya, ati nuko cyangwa tumva nyine umuntu wese bagomba kugeragezwa shoye ko kugira ngo byibuse arebe ko hari umuntu ufite umutima muzima. Urebe gusa byose Richard ari kubyikuraho akabishyira kuri sekuru kugira ngo umukobwa ataza kumucisha ijisho kandi amubishye kari umukene kandi afite amafaranga, kubera ko Rebecca ngo nagakunda abasore afite amafaranga ngo barasuzugura ngo nta gaciro bahereza abagore babo, ariko ntago ariko Richard ameze. Ntibyatinze sawa tumva rwose tuza hatira company, ati none se uri kubera kimwemeye ko bari abantu bakomeza kutusugura ko babonye kose kandi uyu manager wabo ati abarike bari n'ubundi ibyo bigiye kurangira, ati tuza gusura umukobwa ari yawe, ndatekereza ko sogokuru agira ikintu asa kumukora samagara gatumva, ati uwo mukobwa mumbwiye ko ari ibintu arimiswe watazongera gukora, murabyumva neza. Urebe yasabwa tumva ahubwo mutamumereza nimero ya wa musaza uzi gukora amakote, ati hari umuntu ukeneye ko amenya amakuru menshi kuri we, kumbi Rebecca yaraje hano azikorera manager wiriya company ikora design, ngamureze nimero y'umusaza ukora ibintu by'amakote wa kera kugira ngo amufashe kugira ngo aza kuri kote rya danje ajye muri competition arebe ko yatsinda. Batumva rwose ndamuhamagaye, atari ko umusaza ntaga kibaho pe, ati yaripfiriye ntawe ukiriho, atari ko rubundi nanjye ibyo bintu hari ukuntu mbiziho pe, ati nagufasha nimbishaka kujya muri competition, ati uramfasha se, ati yego ndagufasha rwose mukobwa wanjye ngatoke, ati ibyo ngibyo nibyo ngukundira rero, ati shaka abandi bantu babizi rero, ati nanjye ndebe ko nazajya muri competition. Tumva none se n'ikote wambaye, ati ko rimeze nka bire bishushanyo biri kaza design zikora ya mafoto ari hara mu rugo, ati yego nyine, ati angaya niyo yakoze akimara kuyakora, ati ngiyi ararinsigira niyo mvuna ryamba ati na inshuti y'uwo musaza bya hatari. Urebe kandi izi ni design zikorwa n'uyu musore Richard kuko niko kazakora. Urebe sibwa tumva rwose, ati suko kumba bari umfashe byibuze umucakira amakuru ahagije kugira ngo ndeko nakinjira muri competition, ndebere cyane filime kangu kandi yaje kigucika ndagutse gukora subscribe kandi ikindi kanda like jamwe comment wandike comment yawe wa muntu we. Iyi ni finali turiho, ine episode ya kabiri angane ho tukujya twirangiriza ine episode ya kabiri, ni nayo finali iyi filime. Ntago nzajya nirirwa mbatindira mwabantu ngibe nuko zajya mbita mbibahereza bitabiragira dutangira izindi byatinze ko nyamanager isasa avuga tumva byiza cyane rwose, ati congratulations, ati ibintu wakoze ni ibintu birenze cyane tugutya uyiswa promoted ko ibintu wakoze ko ari amafoto ndetse no kurukomeje gushakisha ibintu byinshi cyane bitandukanye ku kanya. Rya Sara karataguruka avuga tumva we mucicika ngo nako nta muntu mukomera amashyanga, ati nibiki byatangiye akoze se birenze, cyangwa tumva tuza mukobwa we, ati tuza yasemwa tumva ariko uzundi we uzuri kubwira, ati ngende ubwiza muri iki gihugu abantu bose bemera watsindiye n'igihembo, ati rero ati ntago wambwiye ko wiboneye manager semwa tumva rero reka mubyize ukuri mutagisha gukora hano, ati fata design bwawe bujyane, ati twebwe tuzashaka abandi banasaza gukora ariko ujye uzadusuzugure. Ariko tumva nukumbwiye, ati nukumbwiye, ati amagambo uri kuvuga waza kuyicuza. Rebecca yicaye yumva umukobwa gusaza neza ngo igikomerezwa, ariko uyu manager we ibyo ngibyo byumva yasasoka hanze aramagara, atumva abakozi bari kunsuzugura mwe birenze cyane, tunyeneye kuza ukagira ikintu kimwe ukagira ikintu bakoraho. Urabyumva neza. Urebe iyi kampani iri gukiramo ntagazi kari iyo musore Richard yari iturije byatinze Richard aho ngaho umukozi yaraje ngo tumva rwose fata telefone, ati uriya mukobwa ari kuguhamagara Leya. Urebe Leya yahamagaye Richard ko azi ko Richard niwe boss mukuru kandi niwe ukora ama design, iramamagaye gusa Richard batumva ntago nshaka kumwita umukobwa mureke. Urabyumva neza. Byatinze abana baza no mu rugo bakomeza kwirira bameze neza basangira na sekuru baraho, urukundo rwari hagati y'aba bose byose byaremeze neza ntarebe. Ibintu byatinze sekuru aje avuga tumva bana banje, ati muhereze byo kujya mbishyire mama wanyu nanjye ngiye mu kazi. Ntibyatinze barakwereka sekuru abana yaraje azaniye ibiryo
umukazana wera numukazana wiwe akukanya atora nawa umukobwa bahita bagogana bagatumva wowe nanone wagisaza we ati ibyo biryo bijyanye he atona kunyanduze ntanugabe nabi mumenyeho ati wagisaza ubundi uzumva ryari atuzumva ryari uzamereza agaciro ryari undebere ibyatinze rakweka umukobwa rangwa yazamagarwa n'umugabo we ati seri umeze neza se atamuga tumva papa yati sogokura kuzana ibiryaho ngaho ati so kugenda bifatire hanze ati dore papa kuzana ibiryaho ngaho ati ni ibiryo byateguwe n'abana bawe babereje ubusasa ngabikuzana ibyatinze ubusasa ya musaza yayisahurana cya gikobwa itakimusubikira hasi umukobwa go hasi ngatumva ndeka rwose ndakwinginze mbabarira ati ukomeze kunkora bino bintu nambwa tumva nta soni wowe ati ejo mundi mwangongeye imodoka ndakurikura genda uramenyera ndakureka ati kuri inshuro urongera uncike ugende arangize umukobwa atafata bya biryo bya bari bazaniye Rebecca aravuga tumva ngiye kukumena aho biryo batumva hoya ati ibyo biryo n'ibyo mukazana wanje abana be bari bambereze ngo mbimuhereze byatinze asa bifata atabimumenaho atahubwa ibyo ngibyo bigukwiriye urabyumva wagisaza we atamukandagiye intoki no mukobwa urya umukomereya ese tumva nta soni wowe ati waramenye ko kuri inshuro ntabwo ari kunshika ati ninjye nawe twenyine turi kumwe urabyumva neza wagisaza we ati wafata ibyo ukabijyana ubikira umukobwa ati umukobwa se si umuntu mukuru ntabwo yasohoka ajya kurira hanze ati kandi gasopa urabyumva neza wagisaza we ati tubimenye neza ibyatinze kuri ako kanya Rebecca yarasohotse kugira ngo agende afate ibyo kurya uriya musaza azanye agisohoka yavuze tumva n'usuko ati ko suko ntari kumubona ari hehe urebe kumva umukobwa ari kumuniguza umusaza hanze aramuzana ibyo kurya haramuniguza ako kanya Rebecca yise atamumukura ngo atumva we ati reka ati waretse umusaza ati nasoni ugira urebe yese batumva umukobwa wanje rero asize ikintu nzakora urebe umugongo bari bawumenye bari bawuvunaguye umukobwa atumva nta soni wowe aturanga uko wiboneye wowe nta soni yese ngo tumva ubundi uzajya discipline ryari wa mukobwa we ati n'umusaza ngo nguko kora mumenyera ngumva ko mukora ibyo ushaka byose yabwa tumva we funga umunwa ngaho urambaza iki wowe ubundi ati giye muri hehe nawe yese mufuma nabwo tumva iyo ati ibyo bintu burimo nge ntabwo mbikunda ati n'undi munsi ntuzongeye kumenyera abantu ati uyu nguyu ni umusaza by'umuba yese ngo tumva we funga umunwa ngaho ati urambaza iki wahubwo ubundi ati muri hehe nawe ati ndekora se nkurayizo ntoki ukomeza kunja bata musenzi we urebe umukobwa nta mikina agira rero ntabwo uvugirwamo bose n'insinzi zahuye gusa Rebecca warenzeho byatenze yasamaga tumva ati gira vavuze hano ati Richard gira vavuze hano ukemure kino kibazo kirano nabyumva neza ati kandi ibintu urimo giye guhita bigaragaza nona ibyatenze umusaza samamagara byihuse se ngo tumva ikabwiza ukuri rero ati genda designer utazijya nange uzigira wirwa wigeza ati wowe uri indaya iraho ngase ngo tumva jye uranyita indaya atwanyita indaya kandi ikindi atabana batatu suzaho bagiye atabana batatu bapfuye kera cyane urabyumva neza urebe umukobwa yese atungurwa atabana banje batatu barapfuye atabana batatu se nabaye se ngo tumva we mbwiza ukuri atabana batatu bapfuye buyu mukobwa nabahe urebe umukobwa yase agatumva ushaka kumenya amakuru se nimba ushaka kumenya amakuru hati aragurwa ntago amakuru ngomba kuyabahereza ku busa urabyumva neza wa mukobwa we ati ngiye buriya ninjye waroze Richard mukobwa Richard nanyene karyamana nanjye gusa Richard muri hotel aratana ajya mu kindi cyumba muri cyo cyumba naho yagusanzemo muraryamana aziko ari ngiye muri azikari ngiye ari kuryamana nawe nari namuroza arancika aragenda ese batumva na soni buryo waroze umuhungu wanje kugira ngo muryamane ureba ko kanya Richard yahise Richard mukuvayo kumbi Richard wa munsi ubwo yaryamanaga na Rebecca uyu mukobwa rero yamuroze kugira ngo aryamane muri iryo joro gusa Richard aracika aragenda mu gucika cike mu kindi cyumba yacikiyemo yasura muri undi mukobwa yitahurira na Rebecca niho yahuriye na Rebecca bahita baryamana yatana namutera ninda mu kumutera inda kumbe umukobwa uyu mukobwa Rebecca babana kuko yarababyaye byanyabyo na abana biwe bose ukajya yasabye urukire Rebecca ngo tumva yasabye urukire yarambwa tumva bagikobwa wenda kwiyamya tamurya n'urundi rwihuse ambwa tumva igasopo ku muryango wanje urabyumva neza atuzi cyo ndi cyowe uramenyera umugore wanje yasegera umugore batumva soko kutuza rwose ati tuza ibi byose meseza naribi sekuru nawe yabwiye yasabwira yahamagaye Richard batumva ngwino tuje muri baso byasanga tumva gwira none ayika mbabwiza ati njewe rwose pendi manager wiri ati wiyingi ati wiyi kampani atariko nyirayo ni umuhungu wanje urabyumva neza tumwuzukuru wanje ati ni wampereje akazi mo hano ati rero niwe mukuru wanyu ni nawe nyiri kampani ati rero wa mukobwa wabimenye neza 100% ati nawe yarakubeshye pe atari kubyakire yasabwa tumva nge narimbizi nyira ati nge narimbizi ati gusa ntabwo nari ko nawe uri chairman hano kandi bahereje akazi kuri manager hano ibintu byose meseza naribe byatinze Richard yayisafayo yegira ngo batumva reka ndagusura buri kimwe cyose ati tuza ntundakare rwose pe ati tuze nge buri kimwe cyose ndakigusobanurira ntuze kundakarira ati nge rwose ibi byose nabikoze kora kwambwiye ngo
ntabwo ukunda abasore bafite amafaranga, ntabwo ukunda abasore bakiri, ati niyo mpamvu nanjye nigize umukene ndagakubwiza ukuri kose, atari ko njye mfite amafaranga, iyi kampani mukuramo yose ati ni yanjye. Ukanya umusore asavuza aravuga tumva nanjye rwose nakwiyeshye, ntabwo ndi kazi nawe wata, ahubwo ndi assistant wiwe, ndi umukozi we rwose pe, ati gusumba barire ntabwo ariko twabyifuzaga ko kugira ngo byibuze atsindire umutima waboneka gukunda. Ese wumva Richard yategabanya amagambo ahubwo atumukundamo ibiki se ngo tumva cece kaho ngaho, atako nshaka kunsobanurira abuzukuru batatu banjye wishe wabashyize he, ati ntasubira mukobwa tuziko ntabwo ugira byateze abwa tumva mbwiza ukuri, ati mbwira kuri kose kuko byagenze, ati abana banjye batatu wabashyize he, ati abana batatu banjye wabashyize mbara ubwiza ukuri, ati ndagoreze buri kimwe cyose ushaka basi umbwiza ukuri. None yase aramwegera ngo tumva mbwira icyo ushaka cyose basi ngiye gukorera kumbwiraho abo bana banjye wabasize, ati nanzike ibyo ndota byose ari inzozi kumbi ni ibyanyabyo. Urebe umusaza aramubwira tumva ikambabwiza ukuri rero, ati umukobwa yansunikiye hasi afata ibyo kurya bimenaho ngo mbirire hasi, ati ibi byo kurya rero mufate yicare abirye kana napfukama abirye nk'imbwa. Murabyumva neza? Basa uyu yasegera Richard batumva Richard rwose mbabara kubybaye, ati barose ko ndo mu design umurenze cyane, ati utamfite ntabwo byose byagenda neza cyane. Asa batumva uri mu design wowe, atuzi ko kugira ngo bagoreze cya gikombe, ati ex boyfriend wawe ari watumye ari wagoshije cya gikombe, umusore mwahoze mukundana utekereza ko ntabizi cyangwa, ati nabo design bwawe, ati mwebwe mwibye amatora, ati ex boyfriend wawe cyangwa se boyfriend wawe mwakundanaga niba gufashije kwibira amajwi arangize agoreze igikombe udakwiriye. Urabyumva neza? None ukwigira wadanje wowe, ati nabo design bwawe habe nagakeye, ati gusa kuri incuro ntabwo uri buze gucika, wamenyera umuryango wanjye ntabwo uri buze kwikura hano. Urebe neza ngo tumva rwose bambabariye kuko ati ndagukunda n'umutima wanjye wose. Batumva wewe, ati wowe, ati nacyo navugana nawe, ati ahubwo gutya ndikumva cyewe natana nakwica mu maso y'abantu bose. Yasa batumva muwafate ntabwo muri kumva ibyo sogokuru avuze, ati muhitamo mukoresha ibyo ababwiye nona, azapfuka mumisha umukobwa hasi kugira ngo arye bya biryo yamenye ku musaza kabimurise ku mbaraga. Umusaza ako kanya ndibikimara kurangira yisi hano yizira gusangira n'abuzukuru be, bagatumva abuzukuru banjye ndabakunda, ati umuhungu wanjye ndagukunda n'umugore wanjye ndabakunda mwe birenze cyane, ati muze dusangire turye ibintu byose bigende neza cyane. Gusa umukobwa yarakajwe nuko Richard yamubeshye. Batumva Richard ati ukwibwira iki, ati gira umugore ujye n'umusaba imbabazi. Urabyumva neza? Ati papa gira umusaba imbabazi mama dore wamubeshye, ati gira vuba abantu batinye kumucira isiri kugira ngo agende asaba imbabazi mama wabo. Ibi byose bigenda neza cyane kubera ko yaramubeshye ngo n'umukene kandi afite amafaranga. Gusa byose Richard yabikoze kugira ngo ariko byibuze atsindire umutima wa Rebecca kuko yaramukundaga n'umutima we wose. Ariko Rebecca yaramugatumva nge ntabwo nkunda abasore bafite amafaranga ngo barasuzugura abafite amafaranga, ntabwo agoreza agaciro. Ngatumva bana banjye mukubona adakwiye kujya gusaba imbabazi, ati nagiye vuba agenda asabe umugore w'imbabazi, ntibyateze azafata umusore atamugera ku mbaraga. Ngatumva icara ngo amusaba imbabazi wa muswa we. Urabyumva neza? Yasa amusunikira ku mugore wiwe. Umusaza arazijya akora byose arabizi, ni mukuru. Yabose ngo tumva gendeka nigendere, ati kora iki wambeshye, ati kandi yabwa tumva busheri buretse kugira ngo usana buri kimwe cyose, reka tuma umwanya gusora ngo tumva ho yandikura, ati urambeshye kino gihe cyose, ati bazi ko nasafarinze muri kampani kandi uri nyirayo. Byatinze umusasa ngo tumva wamubarira, ati mubarire rwose uraza kugenda neza cyane, ati bana banjye ngo ndiyo muri kumwe muri kugana mumeze neza, nibyo bimfasha bituma mera neza cyane, ati kuko murakara, ati muko mutamiranye na neza niko dushaka kurwara. Abana baraza ati mama turakwinginze babarira papa rwose tubabarire. Urebe winginze nyina kugira ngo ababarire papa byose bigenda neza cyane. Byatinze ku kanya usaza batumva wamubariye koko, ati bana banjye ko mutongana birandwaza mwe birenze cyane, ati papa umeze neza. Umusaza atangiye kwikoroza, atajya kwigira umuntu urembye kugira ngo yimve ko no mukobwa yabarira umuhungu wiwe. Ati papa tuza, ati ndamubara ariko ntukomeze kumererwa nabi cyane, ati uramubara se byanyabyo, ati mwemera ko muze korana mu buriri bumwe byibuze, ati ngo rwose tuza korana mu buriri umwe ariko basi mera neza cyane. Urebe umusaza akomeje kwirwarisha kugira ngo asabire umusore w'imbabazi kuri uyu mukobwa. Yasabwa tumva mugere mu cyumba rero muryame mumere neza cyane. Kuko yambwa tumva yo nutaryamana ndaza kumererwa nabi cyane. Umusaza arongera arirwaza, mwana avuga tuvuke nta kibazo ndarara n'umugabo wanjye ntaribi. Urebe Rebecca yitegereje umusaza akomeza kwirwarisha, abana baravuga tumva genda muryamane regaga ni papa wacu. Urebe abana bakomeje guseka, umugore gusenja mu buratebishaka kuko umusore nawe akomeza yisekesha aho ngaho. Asaba tumva atihereza mama wanyu, atihereza mama wa mata abanza mirerwe neza cyane. Umwana yamuhereza amata, ahereza amata mama we. Umugore arangije anywa amata, akeneye kwiyunga n'umugabo, yaramubeshye ngo n'umukene kandi afite amafaranga yiwe, kuko yasenja mu buriri kugira ngo baryamane barere bameze neza. Ati mbega kuntu ababyeyi bacu ari beza we, ati ni byiza cyane rwose mama. Urebe ko kanya
ese batumva egera umugabo nyine ati mwegere yahise ahindukira batumva nge ntunankoreho ati ntunankoreho urebe ko kanya se n'ubundi arahindukiye yegera umugabo n'undi barakundana bafitanye igihango kitazigera kivaho n'umugabo n'umugore ese batumva byiza cyane ngibi nibyo nashakaga ati urabona ko rumeranye neza muri mu buriri ati ndabakunda cyane bana banje muze tugende tuza kumviriza iby'abakuru ati tugende tugire vuba vuba abana bese bafata batabacisha baragenda barakweka ku kanya bakimara kugera gusohoka umukobwa ese batumva ndekura ati ndekura gira vuba vuba ese batumva shije watujije ariko kanyumva ati byose meze ntaribi ati yagenda urari hasi urarara hasi ati wambabaje cyane warambeshye ese amutunukira ati byama hasi urarara hasi no munsi ati naguruze ko rakoreye bwanjye barumvije abana ndetse na sekuru basigara bumviriza siga batumva bana banje baza kumerana neza bagene mugira ikibazo nibyo kora kazi nyabya kanya gato baza kumererwa neza abana komeza kumviriza ko biri buze kugenda neza urebe ugatumva mwabana muze tugenda ati tugende muve kuri rugi tugire muve hano hantu mutaza kumviriza ibintu by'abakuru nagari sawa abana bese bacaho baragenda umugore gusa n'umugabo bese bakomeza kuryama mu cyumba kimwe gusa umugore aryama ku gitanda umugabo arara hasi batumva rwose sheri byose nabikoze kugira ngo nsindire umutima wawe ati nta ndi mpamvu yatumye mbikora ndagukunda bize n'umutima wanjye wose kora kwambye ngo nagukunda abakire numva nanjye nigize umukene ndakubeshyira ko nagakomera byifuzaga ati se bose abonye abakire mu bakire bose abonye nagufashe nabi ati ntabwo nagufata nabi ndagukunda n'umutima wanjye wose kobwa yasaba batumva ndigushwirana cyane ati ndikumva ntameze neza pe ati nashwiranye cyane yamata bamuhereje banza umusaza amushyiremo akantu umusaza nawe n'umurara azi ibyo akora ntagashaka ko ibintu byabo bigenda nabi gusa n'ubundi ntibakunda urakarira umuntu by'akanya gato ariko ntarundi rwango yavuze tumva shende gucirana cyane rwose pe ati ndashwiranye cyane ndikumva ntazi ko bimeze urebe kubera ko umusura ku kanya se kuri aka design rafatumva ndabizi ko ni wa mukobwa twararanye ati ibi byose nabikoze mizi neza 100% ati ura mukobwa naranye nawe ataka nk'akana gakufi kamwe nagukuyemo kugira ngo nzakamenye se batumva ako gakufi nakanje ariko batego nyine nakawe ati nakawe pe uhebe nibyatinze umukobwa ngatumva se rigenda ashushe pe ndashushe ati ngwino hano yambwa tumva ngwino hano ko kanya safata umugabo wiwe atamujya hejuru yamata umusaza yamuhereje banza amusirema akantu kameze ukuntu yateye gusoma umugabo agatumva ese ufite ikihe kibazo sheri ati tuza ariko ati tuza batumva ngewe ntabwo wintubwiye ngo ntuza turashaka kumfata ati ndi umugore wawe ngomba gukora icyo nshaka kuri wowe nabyumva neza utugenda ufite byose ni ibyanjye ati rero tuza ugatumva ntusurita ariko wakora bino bintu ati mbwiza ukuri tayari ati ngwino tubikore muri serie byanyabyo urebe umukobwa ati ngende tayari ndanditeguye ati gira vuba ahubwo urebe umukobwa yabaye serie atumva bwa mbere wabikoze uhitunce kutugenda wirukana ate kuri incuro uruwanje nta hantu uri buze kujya wese bajya mu byabo nk'umugore n'umugabo bari yunze ibintu byabo bigenda neza cyane urukundo rwabo rurahari nta ribi ntibyatinze umukobwa yarakangutse mu gitondo akoze ku ruhande asanga umugabo yagiye kare ntawe ugihari urebe asaze nawe ugira se ugatumva mana urongera uragiye koko atugambere dura n'umundi twararyamanye utugendura utunsugura agenda none n'ubura turaryamanye utunsugura agenda atereka nze nkwirebe none kuri incuro nta nuri buze kunsikira gusana urukundo ruhari yaragika akadari ko yari afite akagufike yari afite arakabona abona ko umusore koko amwitaho ntanira ibiryo yamukunze byatinze uko umusore nawe afite kandi yaje yicara aho ngaho umukobwa arazaramura agatumva waruncitse uragenda nkuko bwa mbere yaruncitse atagukana nicara aho ngaho nyine kare wunzunguriza urabyumva neza sheri atigira vuba vuba kandi unyumvire nk'umugore umukobwa umugabo yasaguruka umugore yagize yicara hamwe umugabo yari yicaye umugabo atangiye kumuzengo atangiye kumusunika aho ngaho ntibyatinze hano barakorera umukecuru uhari n'umwe yase batumva mama ati genda uramwana dore ngura mucucishe utwo tuntu tumubwira ako kanya umukecuru yahise azatavuga tuva ati mwana ngwino hano ati nyogokuru wawe ati ngwino hano umubwire ati ngwino nkwereke tuno tunyama uturye umere neza cyane urebe yasamagara umwana arambwa tumva ati ko kurya turaryoshye cyane ati ufata uturye ati nikumva nta mezi nase mutima urandi ati nyogokuru ntago meze neza se ati basi mwana wanjye mperekeza tugende kuri farumasi bampereza imiti ibintu byose bigenda neza cyane gusa bageze imbere umwana arahagaze batumva nose nyogokuru ntago meze nawe ati ngerekana isura hariya atogenda ugiye kwa muganga n'ubundi biraza kugenda neza cyane kuko ngewe ndi kumwe n'abavandimwe bataza kumbara ndi kumwe n'abagiye banjye nabo bataza kumbara hangayika urebe uyu mukecuru sinzana ati yaturuka batumva ya mwana wanje ngwino tujyane gaga ntugire ikibazo ati ngwino ntugire ikibazo merekeze tutata tugarukana hano ati na urashaka ko nyogokuru wawe wafatse iki gikecuru sinzi njye kiri gutera uyu mwana sinzi gahunda afite urebe banasabwa bahise bavuga batumva ati mushiki wacu yabuze urebe ati yabuze se tujya tubibwira ababyeyi bacu baragiye bagira ababyeyi babo ati mama na papa ati rwose mushiki wacu twamubuze tugire tumushakishe urebe mugabo yahise atangiye guhangayika tumva sheri cyane nanjye hano tujye tureko twabona umukobwa wacu kuma umukobwa cya gicecuru cyamushimuse wa mwana cyamushimuse umukobwa ari kugenda Rebeka yahise agwa hasi kuri inkweto yambaye ati umwana wanjye ntabwo namubura uko byagenda kose ngomba kumubona ati sheri hoya ati ndashaka umwana wanjye uko byagenda kose ngomba kumubona ati ndakwinze ka tumubone ati umwana wanjye ntabwo namubura umwana wanjye ni ingenzi mu buzima kanya yasakira telefone kugakira telefone basa mamagara tumva
uyu mushakisha amakuru ahantu hose aho umwana wanjye yaba agiye mugire vuba vuba. Ati papa dore amasaha yagiye ngo tugire vuba vuba turaza kumubona uko byagenda kose. Ukumbi bamushyize mu modoka cya kikobwa Leya cyo cyapanze gahunda yo gushimuta umwana koko yareje niyo musore amafaranga azashimute umwana wa Rebeka ndetse nashimute na Rebeka nondebere abanje gushimuta umwana we kazi bose garagakoze ukanya base bagenda bometse imodoka ati imodoka dore ngiri imbere bajyana umukobwa wacu gatugende tumukurikire nta ducike. Abana bagiye mu modoka ndetse n'ababyeyi babo bagenda birukanga barakwereka hano mu kigo cy'abashawuhini hari abashawuhini hano ni hahandi babana bakuriye bakuriye mu kigo cy'abashawuri nabo bari mu myitozo yabo bameze neza nta ribi. Imodoka nazo ziri imbere zikugenda zirukanga naho ntabwo bashaka umwana waza kumucikana. Uri abana bakomeje abashawuri nabo bakomeje imyitozo yabo umukobwa atumva we ihutegera vuba vuba ati hute ati nukomeza umuhanda hose ushaka igipangu itawinjiramo itawishamo. Kumbi imodoka barayiyobeje bayezana mu kigo cy'abashawurini undi abashawuri bafite imbaraga zabo bose bikusanya imodoka idakomeza kuzirukanka bari kusanya bafite imbaraga z'abashawurini udewe kuko bahise bakubita ikiganza bakibakubita ikiganza imodoka yahise yagarara ntiyongera kugenda. Ati ko imodoka ihagaze ati mujye vuba mushyiramo vitesse tugende. Imodoka yanze kuva hiri ntibyateza ukanya baparitse imodoka abandi nabo bari inyuma batavamo byihuse ubwo itavamo. Ati mana we ati hangari handi twakuriye ati n'abavandimwe banjye abana bageze mu kigo cy'abashawurini hamwe abana bakuriye urebe umukobwa ati mana we biragenda gute koko ntibyatinza ukanya umusore yese avayo avana mu icyuma atazafu arafunga atakuramo wa mwana atamushyira icyuma avuga hataje umuntu umwe ngaho ngaho murabyumva neza ataje umuntu umwe ngaho ati ni muri ngaho ndahita mwica. Ese batumva tugira icyo ushaka byose ariko umwana wacu numwica. Uri atumva mumereze miliyoni y'amanyarwanda miliyoni imwe y'idolari ubundi ndekura umwana wanyu ahita akomeza agenda. Ati nicyo kintu cyonyine kubasaba nta kintu ati nimutabikora umwana wanyu ndaza kumwica. Ati nta kintu kimupanga namwe ku kanya kuko yahise avayo niwe ufite ibipangu yose ushaka kwica umwana. Ese tumva ati uretse ko ibintu byarangiye kuri yase ati nta bintu byarangira kuri Eregaga turabizi igihe cyose nawe nkwifuza ko kuri inshuro kine ko nawe uza kubara mwe birenze cyane. Ati nakwisha abana batatu bose ndabica urumva kigarano uyu mukobwa umwe ati ni umukobwa umwe wawe ngiye kumwica ngo uvuze ngo iki ati abana bana batatu uvuze niki ati umugore wawe yabyaye abana bane ubyumve neza unanabyite rushyira mu mutwe wawe ati abana batatu b'abahungu ndategeka bajya kubajugunya mu mazi mu kubajugunya mu mugezi ati byose nagize impuhwe yo kugusigira umwana umwe w'umukobwa ati umwana umwe nawe w'umukobwa ngiye kumwica unanareba urebe bose bahise batungurwa tumva wabyumvise ibyo bari kubabwira ati ngemereza miliyoni imwe bareka mugenda tumva kuko wanyiciye abana ati kuki wanyiciye abana wa mugore we ati kuki uri umugore mubi cyane afite tumva ningo kandi n'uyu natujye kumwica ati wowe dore ibyo dushaka ubundi tubareke mugende urebe afite mama ayo mafaranga arimo yatanga amafaranga menshi cyane kana kati wowe ntabwo byakunda ati cyangwa uze hano tugufate uyu mwana tumurekura cyane nimushaka tumurekura ati wowe itange uyitanguze mu maboko yacu tukwice umwana tumureka agende. Ati si byose atashaka kwihorera ku mugabo wanjye nanjye nkamwica umugore yakunze kuko nanjye yanyanze urebe ntibyatinze umugore yaraje aritanga batabari ku umwana tabafata Rebeka aritanze ku mwana we ntacyataka ati mwana wanjye umeze neza kigako kanya cyase gishyira icyuma kuri Rebeka atumva ndi kuri mama rwose basanga tumva tuza ati kanze ntegeka abashawurini banje bafite imbaraga ureko bataza guhita bahita batabara mama tunugire ikibazo muri abashawurini nta muntu wafiramo hano batabishatse urebe ikigabo cyakomeje gukira icyuma ku mugore yasitamweje agatumva Rebeka uranzise ati abana bawe mbajugunyisha ati byaranshimishije mwe birenze cyane ati nawe ugiye gupfira mu biganza byanjye kubera ko mubantwariye umugabo ntiyankunda bikarangira umujyanye burundu. Ati kanze nkwereke rero ngutware ingoto nkwice ujya nusanga abana bawe nabajugunye urebe zabatumva hari ikindi kintu gikeneye muri iyi si umwana we ntiwamutabaye. Ati kanze nkwice rero atumva uri umugome ati niba na Satani ntazakwakira mu buzima bwiwe ati ndakubwiza ukuri urebe ntibyatinze bakira aho ngaho umwana yahise avuga atumva we ati abashoreri baragira icyo bakora ntimugire ikibazo Eregaga umukobwa atumva kuri inshuro nta muntu wagutabara habe n'Imana nayo ntabwo yagutabara. Ati ngomba kuvuga ijambo rimwe agata bakwica urabyumva neza. Ati rwose unyihanganire pe ati unyihanganire mwashatse gukena amarangamutima yanjye umugabo wakena amarangamutima yanjye mukeneye arakuntwara ko kuri inshuro ati ntabwo uri buze kugenda neza cyane kuko yanyesa murya n'uru cyangwa atumva ikabanya ubwo ryangwa ari imitetose urabyumva neza kuko yarakaye Leya ngo Richard yaramwanze kandi bakundana yasambwa atumva mutuzire kanze mbereke ikimenye gukora. Ati amagambo yose bavuze bagiye kureka kanya abana
batumva abashaurini mudufashe vuba byihuse mutabare mama bari bana bakore muri kino kigo cy'abashaurini batumva ngiye gutanga itegeko none bahita bamwica byihuse ateka nzi kandi ndamwica n'ibiganza byanjye reka nze nkwereke umukobwa yakweyeyo icyuma bahita bamuhereza icyuma ngatumva mwice bibyashaka kwa umukobwa yasa ngatumva bye bye uhita umusezera umwibagirwe burundu umwana yasa ahindukira areba papa we nagase kureba mama we bamutera icyuma iko kanya Leya yakweyeyo icyuma arakizamura kugira ngo agiterere Rebeka gusa sinzi abana bavuze atumva Shaurini mudutabarire mama ntibaze kumwica bazatumva we pfuka masiko wanzu wanzu nsaba imbabazi murakunze imbabazi ati umugore wanjye aza kumureka byatinze umugabo yasa pfuka hasi ati pfuka neza batufukama neza utembazi incuri ijana uvuga ati ndakubariye ko kubyanyabyo usatangiye kwibuka ngatumva igihe cyose nazo ndi uruhande rwawe umusore wateko nago ugeze umereza gacawe na gake ubuzima bwanjye bwose kandi nagukunze niba batira kuri incuro nanjye kugujyana umuntu ukunda umve kuntu kubura umuntu ukunda ari biri cyane ko icyuma agiye kukijomba umukobwa ko kanya sava y'umushaurini kuri speed nyinshi cyane yatatabara umukobwa ahubwo ko kanya umugore atajomba cyuma wa musore warufashe umukobwa undeberere kuko gukora we niko yatabawe n'abashaurini avuga tumva rwose atabana bawe tugutakora ko bari abana rabawe bakuriye mu kigo cyacu cy'abashaurini twese turabavandimwe urebe azatumva seri barakuroka bimeze neza rwose ati ni byiza cyane ko kiri muzima urebe atumva rwose abana bacu ati mwahuye n'umuryango wanyu timbye akaciro gakomeye cyane urebe ati ro mutuze mumere neza nta kibazo ati mama ati rwose ati ntugire ikibazo rwose pe ati ntugire ikibazo ati namwe mwabashaurini mwe turabakunda cyane umutima wacu wose ati rwose Imana ibaho umugisha ati rwose mukomeze mumere neza cyane byatinze bese batuma tumva mufate umukobwa ntabacike ati kandi mumujyana agomba kubari yasabwa tumva abana banyu nabishe ati nabishaka kubucitse nawe ntakwisa ati birambabaze cyane urebe ati abana banje bose barabishe koko ati nabishe rwose ati umukobwa ahubwo se atabwa amatako yari afite yaciyemo bari abana bane byaranyobeye cyane ati byaranyobeye bimwe birenze cyane ati abana njye wabasize heza ati basi mbwiye umugezo wajugunyemo nyine bashakishemo abana batumva ati se mama ntago utekereza neza koko ati dutekereze neza ati ntago uri kubona turi abahungu batatu hano atwebwe badutaye mu mazi bakimara kuduta mu mazi turi batatu ati abashaurini badutoragura mu mazi batuzana mu kigo cyabo cy'abashaurini dukura mu kigo cy'abashaurini badusanze mu mazi ati ntago wahoze inkuru wumve inkuru tukubwiye nuko uyu mugore akubwiye inkuru ko badujugunye mu mazi bihuze wumve kandi abana batatu b'abahungu yajugunye mu mazi natwe tuba turi batatu ati mukoreshe DNA test ati twebwe turi abahungu banyu mama na papa ati rwose badutoragura mu mazi turi batatu dutoragurwa n'abashaurini batuzana mu kigo cyabo baraturamera neza cyane ati we uziko nimbi inkuru ari nyako ko ari ibyanyabyo ati ngwiki ati mama bizire rwose inkuru barayimbiye barabya gutsango bazayitubwira ati bazayibibwirira turi kumwe twese turi kumwe 100% ati ngera namaze kumenya ko abagara abavandimwe banje ati ngwiki birashoboka se ati nanzi ko nabishizombe banazishe zitakibaho urebe ati babaganga burya barangambaniye baraje babaganga kumbi babashyize mu mazi neza abana ntago bageze baroha mu mazi ko bashyize mu tuntu babashyira hejuru y'amazi baragenda batoragurwa n'abashaurini ati bya bigoryi byaneye umujinya nabereje amafaranga yangiye gusa kumbe baratabaye bano bana ati mbega umujinya ati ndababaye ko abana bawe batarapfuye uyasabwa tumva mutegeka vuba bajyane iyo nserezi kuri polisi bagende bayifunge ibyatinze baje mu rugo umuryango wongera umera neza cyane ini finale twarebaga ati papa ibintu byose bigiye kugenda neza cyane tekereza ko tutazuye kuva mu muryango wacu tuzara turi kumwe tumeze neza nta kibazo rwose urebe umuryango wari uriyunga umera neza cyane bakomeza kuba bari kumwe urukundo rumera neza cyane tumva dore irebere nawe DNA test zigaragaza ko bano bana ari abawe abari abazukuru bawe rwose imeze neza cyane atumva ababazukuru n'abangi kukijana kwijana ati DNA zigaragaza ko abana ari bo muryango undebere barishimye umugore arishima umugabo arishima ati mbega ingiza we ati ni byiza cyane abana baraje begera sekuru wabo ati sogoku ati rwose ntago tujya kukuva iruhande ati umuryango umeze neza ntari angaha no turangije episode yacu ndabutse gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo umunsi ku munsi kandi ariko nimba yagushimishije ugende ujya muri comment yawe ibintu byose bigende neza cyane nanjye ndabashimiye abantu mwari filme nziza cyane ndatekereza ko ibintu byose bigiye kugenda neza cyane kandi ikindi giye kubereza indi season nziza cyane mwe byatara tumva genda uvuga ngo ugiye gukora ariko ati genda ugiye gukora umuryango wawe ntuzongeye kwicara no muri rugo ndafite abana n'ugomba kwitaho basi bagera mu muhanda bagera bameze neza